nakubwira akagutereta ku matama, wowe urabizi neza ko amenyo yashizemo, ntuzumve ko ikuremo ko bakwita umukecuru nawe wishyiremo ko uri umukecuru. Icyo cyo njye kintu cya mbere maje kukubwira. Twe mukecuru mu kugenda utangira uhiname umugongo uvuga uti nundi reka ngende nk'abakecuru ndi umukecuru. No. Ari meza. Iyiteho. Wikore iby'abana b'abakobwa bakora, iby'abagore batoya bakora. Kwinginze nyakubahwa minisita w'umuryango, dushyirire twongeye kwasuhuza abakunzi ba Jane and Bertrand aho muherereye hose impande zose z'isi, cyane cyane igihugu cyacu cy'u Rwanda n'abari muri diaspora. Mwese we wakoze subscribe ugakora share ndetse na comment, turakubwira ngo warakoze, wakoze igikorwa cy'indashyikirwa, uri w'agaciro ku buzima bwacu, washyize itafari cyangwa se wadufashije kubaka sosiyete nyarwanda nk'uko arizo ntego zacu. Warakoze rero. Turakubwira wowe utameze neza, urarwaye, urarwaje, wapfushije, bakwanze, tukubwira ngo humura, komera, ntago ariko bihora. Uyu munsi urababaye ariko ejo uzanezerwa. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ahari wararurira ariko ejo mu gitondo impundu zikavuga. Komera rero, kandi turagukunda cyane. Nkuko musanzwe mubizi, dutangira ikiganiro cyacu dusenga Imana. Mana, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ko uri Imana igira neza, tugushimiye ko ukiranuka muri byose. Jehova, izina ryawe witwa ndiho kandi uriho zahoraho. Dushimiye neza yawe tugenda tubona buri munsi ku buzima bwacu. Ngaho rero data, tuguhaye ikaze, uzubane natwe muri iki kiganiro. Ufashe abadamu, ufashe abakobwa, ufashe buri muntu wese ukurikiye iki kiganiro, umusore, umugabo, umwana mutoya wese ukurikiye iki kiganiro. Ndakwinginze kugira ngo muhe umugisha utagabanije. Urakoze rero, urakarama, ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amena. Bakunzi bacu, uyu munsi ngiye gukora ikiganiro ndi jyenyine, suko sheri wanjye arwaye cyangwa se yagize ikindi kibazo. Oya, ni muzima, yewe anicaye hano muri salo turi kumwe, ariko ngiye gukora ikiganiro jyenyine. Sheri, suhuza abakunzi bacu. Ndabasuhuje bakunzi bacu bo kuri Jane and Bertrand show. Amakuru harahiye koko, mwamwumvise. Ari hano rero kunshyigikira, bura ni nkotora, ambabarire ntaze kunseka cyangwa ngo avuge ngo haya ngo urabyishe. Uyu munsi ni jyenyine. Mwari mushaka ko twicarana se abari hano? Yamuzaba mu muntu ubutaha nta kibazo. Sasa ngiye kuganira n'abadamu. Abadamu bitwa cyangwa se bahawe amazina adashimishije imitima yacu, atatunejeje. Abadamu biswe amazina ngo umukecuru, bumva ko rya zina ryagiye mu mitwe yabo no mu mitima yabo rikabahahamura koko, bakajya mu mujyo babashyiramo ngo ayiwe niswe mukecuru, ayiwe niswe igishubaziko, ayiwe ndanyura ahantu bakavuga ngo uriya mukecuru ese azashaka, ese nanashaka azabyara, ese uriya mukecuru ku imyaka imujyanye atarashaka, umukobwa wo kwa runaka ntabwo arashaka, asaziye iwabo. Byacitse bakakwita amazina muri quartier, mu muryango urimo bakakwita amazina. Umukobwa wo kwa Thomas, ba Thomas bambabarire ni urugero ntanze. Wa mukobwa wo kwa Thomas se yari yashaka, ahezi iwabo, yewe abaye umukecuru, ntabwo bamutereta, nta musore wamwiteza. Nje kukubwira ngo ayo magambo bakuvuga, ayo mazina barimo bakwita, niba yakwita nawe ukayabona mu isura yo bayakwitamo, nawe ukavuga uti koko ndashaje, barimo barabivuga koko ndashaje. Birashoboka ko imyaka iri kukujyana, kandi iyi myaka igenda izamuka kuko ubugenda usatira gusaza. Nibyo, ntibabeshye, barimo baravuga ukuri ko urimo uragenda urusaza, urimo uragenda ukura. Ariko se ko bavuga ko usaza, bazi ikintu Imana yakuvuzeho? Icyo nzi cy'Imana yacu ntago ibeshya. Umwana w'umuntu yagusezeranya, akagusezeranya akakwemerera ikintu, ejo akakivamo takigukoreye. Ariko Imana yacu si nk'umuntu. Imana yarakuremye igushyiraho ubuzima uzabamo, izi igihe uzashakira, ititaye ku myaka ufite. Imana yacu ntigireba ku myaka. Wenda izi ko uzashaka ufite 45,
si hariho benshi bagiye bashaka bafite 45 se kuki batashatse bafite 20 18 kuki bitabayeho ni ukubera ijambo Imana yabavuzeho kandi Imana iyo yagushyizeho umugambi wayo yagusezeranije nta mwana wo muza kwihutisha isezerano ry'Imana no way. Imana ntabwo ikangwa na biracitse ntikangwa n'imyaka ufite ipfa kuba yarakuvuzeho gusa. Rero nje kuganira ku badamu, umudamu yarapfakaye apfakara afite imyaka 45 50 ariko ari mu Mana. Imana imuhaye amasezerano ari mu Mana. Ndagira ngo nkubwire ngo nushaka ufite imyaka 60 Imana yaravuze ko uzashaka gusa icyo nkubujije ni ukuvuga ngo baranyita umukecuru ubuse babinyise bukeya. Shuti yanjye hari naho nasengaga Imana impa amasezerano yo kuzampa urugo ariko nabwo bavuga bati Imana izakubakira nkabona hirya baracinanya inzara baravugaga bati ubuse nk'uyu arabyemeye hazashaka umugabo nawe arashaka umugabo. Ese kubera iki bumva ko hari imyaka runaka yo kuba umuntu atashaka? Bibiri ivuga ku myaka 60 kuri yo ushobora kudashaka ariko nabwo nkeko ushatse nta cyaha wabukoze. Kubera iki? Barakubwiye bati ngewe ndabaha urugero ko ibintu byambayeho mwarabibonaga. Jeni uriya musore ese buriya koko Jeni yewe hari n'abari bicaye ahantu muri atoriye bamvugaho amagambo nshuti. Ese kandi ubwo bavugaga naranashatse none ubukwe bwarabaye. Ese uriya mugore ugiye gushaka si ubukonje yifitiye gusa buriya yarakonje bari mu mubiri wanjye baza umubiri wanjye kumeze nawe hari uri kuvuga aya magambo. Urabona warapfakaye, urabona waratawe bakakuvuga ko utaziteze kongera kubona umugabo. Kubera iki? Imana izaguha umugabo rata iturize kereka niba nawe muri wowe utamushaka. Niba utamushaka nta Imana izahera ngo imuguhe. Niba bavuga ko uri umukecuru washaje udashobora kongera gushaka nawe ukabyakira muri wowe uti koko ndi umukecuru sinshobora gushaka, Imana izashingira cyuko nawe wakiriye ko uri umukecuru udashobora gushaka ntabwo uzashaka. Ariko niba wowe amagambo y'abantu yatera umugongo ukumva koko bakwita ko umukecuru ariko ukumva ko Imana isubiza ubutoya igusubiza mitoto niko ijambo ry'Imana rivuga izadusubizamo amakakama y'itoto tube batoya kuri kw'Imana. Murareba mugasanga igihe nashakiye Bertrand ko nari meze njya ndeba amafoto y'ubukwe amanitse ko nari meze nkavuga Mana warakoze. Nari nuzuye hano hari haratebeye nari narabaye wa mugana umukecuru ariko yankunze ndi uwo mukecuru ko yankunze se ko Imana yamumpaye ikamunkundisha se kuki wowe itaguha umugabo? Wowe ikuremo ko bakwita umukecuru nawe wishyiremo ko uri umukecuru. Icyo cyo njye kintu cya mbere maje kukubwira. Ikindi iyiteho. Niba avuga ko uri umukecuru nawe ntiwiteho tese ubururuhu rwanjye rwo mu maso narusiga amavuta n'ubundi byatuma ntaba umukecuru yaminkanyari yahangaha yamirwanya sura izaza nawe niwakira ko uri umukecuru izaza mumbabariye mumbwire. Murabona hariya mfite hari iminkanyari mumbana na hano ariko nyamara umugabo wanjye yankunze nje nabonaga yari hari kubera ko nari narabaye nahoraga nkambije impanga ameze gutya. Ubusharire bw'ubuzima, ubusharire bw'imibereho, ubusharire bwo gutabwa, ubusharire bwo kuba jyenyine, ubusharire bwo kuba ndi mu buriri jyenyine, umusega amarira ndarandira abana banjye ejo bazaba bameze bate. Uziko nabonaga n'ibyo kurya by'uwo munsi ngakambya impanga ntekereza ibyejo kandi by'uyu munsi ndabibonye ariko se Mana urabimpaye ibyejo bizavahe? Ese ejo nzajya kumesera nde? Ese ejo ninde uzamikiraka? Ese ko ntawe ntekereza? Ayiwe iminkanyari hano umugabo wanjye yankunze yaraje ariko kubera kumpa urukundo no kumbwira amagambo meza mpumuriza ntayihari. Ni ukuri kw'Imana si uko nisiga amavuta ahenze oya, si uko njya muri salon ngo bankorere make up oya, nkora make up ngiye kujya mu bukwe, nkora make up ngiye kujya mu birori runaka ariko njyewe njyenyine daravuze nti okay banyita umukecuru nkajya muri miruwari nkavuga se ko banyita umukecuru ubundi ndiwe gafata miruwari nkireba nkavuga okay niyo banyita umukecuru ariko ndabona hari ahantu hari akankanyari nakora iki kugira ngo akankanyari kamveho wa mugani batabona ubukecuru babunyite butariho. Nakoze iki natangiye kwiha amahoro mu mutima wanjye ntangira kuvuga ntoke njyewe sindi umukecuru. Nimura na wa mukecuru ugendera ku kabando se ko bamuhamagara mukecuru njyewe nanjye bazampamagara mukecuru mbyemere? No, sindi umukecuru ahubwo ndi mutoyo.
nakubitana n'umugabo unyita agakobwa gato, agakobwa kamwe mu rugo, nkavuga ko ndagakobwa ka Bertrand, sindi mukecuru. Kubera iki? Niba kwita mukecuru nawe ukakira mu mutima wawe kuri mukecuru, ubwonko buzakira mukecuru, mu kugenda ubutwe mukecuru, mu kugenda utangira uhiname umugongo uvuga uti n'ubundi reka ngende nk'abakecuru ndi umukecuru. No, sinshaka kwitwa umukecuru. Kandi koko ntago uri umukecuru, nturafata akabando. Icyambere kizatuma utaba umukecuru ni iki? Akira mu mutwe wawe ko utari umukecuru, cyo nakivuze. Ikindi, iyiteho, gura amavuta meza wisige, ugura agapuderi kawe ka fondoti wisige, wigurire utumakiyaje twawe aho ngaho, wimakiye, wishyireho utumaskara, wishyireho utuntu twose. Uzanyura hahandi bakwita mukecuru batangiye bavuga ngo dore wa mukecuru noneho yagize shitani, ngo dore yisize tiro yagejeje mu gutwi. Uramaze, yishireho. Nugenda uhure n'umukobwa mwiza uvuga uti nanjye ndashaka kwisiga nkasa n'uriya. Icyo gihe nubona umukobwa ukiri muto ukabona ni mwiza, nawe ugatangira gushaka amavuta yo kwisiga, wigiranye na wa wundi ukiri muto, mind zawe zari zarakiriye kuri umukecuru zizahinduka, kandi nawe uzahita uba mutoya mu buryo utabizimo. Ubu ngiye nta rindi banga nakoresheje, mbabwira ibanga nkoresha kugira ngo mbesanya. Ni ukuri mwese iyo mumbwiye mu biganiro mukavuga muti Jane none wabaye mutoya, none wabaye mwiza, wagize imyaka 10 n'ingahe, nta rindi banga nakoresheje, niyitayeho. Ya myenda yakubita ihuku abakecuru bambara mu cyaro ngo ni igikondorero, ni rumbiyo. Va mu bikanzu birebire, nshuti yanjye, ambara ikanzu yawe ngufi nziza, ntuzabunuze nanone ngo ambara akenda kageze hejuru y'amavi uhene abantu bose babone ikibuno. Oya, ariko ambara imyenda yose. Ejo wambara umwenda muremure, ejo wambara umwenda mugufi, ejo wambara ikastiri kawe, ejo wambara agasengeri gakasa amaboko. Baravuga ngo watangiye kuzana ngo ya maboko ngo yaha ngo ni by'abakecuru. Hari n'abakobwa babyibushye babifiti. Amaboko yawe reba uyabone ko ari meza. Cyewe niyambara akantu k'agasengeri rwose gakatiye hano nkigendera, kandi amaboko yanjye nkabona ko ari meza. Iyiteho, wikore iby'abana b'abakobwa bakora, iby'abagore batoya bakora, nawe ubyishyireho ubikore. Urumva? Wisukisha umusatsi wawe, ejo uhindura ibisuko, usuka ibindi. Mbese umusirimu, iryo zina rikuveho ry'ubukecuru. Kuko niwakira kuri umukecuru, nta n'umugabo uzaza kugutereta ngo mwemerere. Uzamutangirana ikiganiro, Yesu ubu uje kuntereta abakobwa wababuze. Yesu we, kubera iki? Warangije kwiyakira kuri umukecuru, no mu mutima wawe na wa muhungu araza cyangwa wa mugabo araza guterete, uhita umwumvisha kuri umukecuru kandi watabibonaga. Arahita abona kuri umukecuru kuko wabimubwiye. Arahera hehe? Watangiye kwipfobya. Naza gutereta kubwira ati Claudie ndagukunda, uri mwiza. Yes, mubwiye turakoze, ni Imana yangize mwiza. Wihita umwakiriza ngo ndi mwiza se shaho ko imiruho yanyishe, ndi mwiza se shaho ko natawe, ndi mwiza se ubu ngubu wankunda abakobwa bari hano hanze. Ongera umwibutse ko abakobwa bari hanze. Yaje kukudaraga abakobwa ziko bahari. Ariko hita umwemera mubwira uti urakoze cyane, ndi mwiza. Imana nyine niko yashatse kundema gutya, na kandi ndi mu ishusho y'Imana. Mwereke ko nawe urekonesa kuri mwiza. Arangiza kubwira ati se ko numva twaba inshuti. Buti kuba inshuti? Okay. Harya ubifashe igihe se ubitekereza ko twaba inshuti? Akubwira ati yes, maze igihe mbitekereza ko twaba inshuti, nanjye ndumva shaka ko dukundana rwose. Mubwira uti okay, ufite gahunda ki mu rukundo rwanjye nawe? Uhita ubimubaza. Ati jewe mfite urukundo wenda ko twakwirira ambiance gusa tukajya turyoshya, cyangwa se mfite urukundo rwo kubana waba umugore wanjye. Hita umubaza urukundo agukunda ku kanya. Nakubwira ko kuryoshya, umubwira uti igihe cyo kuryoshya ntago nkigifite ngewe. Niba uje umbwira ko ugiye kuryoshya, ntazahita ahindura ngo rugushyira mu mago, ko azaba yakubwiye icyambere n'icyo azaba afite. Icyo afite n'icyo aguhaye. We mubwira uti okay, niba ari ukuryoshya nshuti yanjye, ntago ngewe bindimo, ndumva nkeneye umuntu dufatanye ubuzima. Hita umukatira akindi. Utegereze Imana izakuzanira. Gusa upfa kubusenga. Niba usenga Imana izaguha umugabo, muzabana ubuzima bwawe bwose. Ikindi ndashaka kubwira ababyeyi babona abakobwa bageze mu myaka 35, 40 bagatangira bakinuba umukobwa. Wowe nubundi nta kintu uzatumarira muri uru rugo, ese muri kudashaka. Ni Imana se
ko buri muntu wese afite igeno ry'Imana. Imana yamugena igihe azashakira. Wenda Imana ategetse ko atazanashaka, hari abadashaka kandi bakarinda basaza batarashatse. Ariko akenshi simpamya ko ari Imana yacu ntabwo igira nabi. Akenshi bituruka mu miryango, ugasanga mu muryango harimo nyogosenge wapfuye adashatse, yaragufashe rafaga ati uriya mwana wa runaka nawe azapfa adashatse nkuko nanjye napfuye ndashatse. Karande mwebwe nimujye mu Mana, Imana ifungura imigisha y'umwana wawe ashake. Ahubwo njye nibaza kubera iki iyo umusore ageze imyaka 40 batamwinuba nk'umukobwa ko bamwinuba cyane. Ni ryakandamizwa ry'abakobwa, sinzi impamvu. Umusore ashobora kugeza ku myaka 40 atarashaka ukabona iwabo nta kibazo bibateye, ariko iyo ari umukobwa bibatera ikibazo. Nkiba hari ariko bavuga ko uyu mukobwa ashatse akuze, kubyara biba ari gake. Nyakubahwa minisita w'umuryango, dushyirire niba nabyita mu mategeko, niba nabyita abadamu bakuze, natwe twishakire abakiri bato, kuko nibo bari kuduha urukundo tukanyurwa, kuko twari twarapfapfanye pe. Muzabishyira muri comment mutubwire impamvu umukobwa atinda gushaka iwabo bikaba ikibazo, ariko umuhungu yatinda gushaka ntibibe ikibazo gikomeye. Rero madamu, mukobwa ukuze, umugore watawe, mupfakazi, hari amahirwe ya kabiri yo kuba washaka. Wivuga ngo ufite abana nta mpamvu yo gushaka. Umunezero w'urugo nta uwanze. Jewe ubibabwira ubu nibwo nabona umunezero w'urugo. Ni nabwo mvuga ngo narashatse, mbere numva ntarashatse, kuko sinize mbona umunezero w'urugo. Sinize mbona umugabo atana envelope irimo umugati, sinize mbona umugabo atahana utubuto, sinize mbona umugabo azangwa nyitesheri, yewe ntabyo nzi. Niyo mpamvu ndimo mbabwira ngo nimwikunde mbere yuko mukundwa n'abandi. Wikunde, wiha agaciro, wikunde, wiyiteho. Nta muntu uzakwitaho. Ese uzi ko n'umugabo nagushaka gasanga ntabwo uzi kwiyitaho, uzi ko inshingano ze zo kwita ku mugore zaba zitamureba? Numwereka ko utakeneye amavuta yo kwisiga meza, nutamwereka ko ukeneye agatiro, ntabwo uzamubwira ngo ndashaka tiro mu myaka 2 cyangwa umwaka mumaranye utarigize mubwira ko abone ko ukenera amavuta yo kwisiga. Iyiteho, wiyambike, wimeze neza, nujye no munzu ujye no mu bandi umva wishimye. Ikindi nongeraho, sohoka ujye kureba abandi uko bambaye, uko biyitayeho. Jya mu makwe, we kwanga gutaha ubukwe. Nujya mu makwe uzamenya style igezweho, nujya mu bukwe uzamenya umuntu wisize neza uko yisiga, wiyiteho. Naho muri nugera hariya ukavuga ngo banyita umukecuru, nanjye ngomba kubaho gikecuru, uzaba umukecuru kandi imyaka yo kumukecuru itaragera. Nishaka ibera nageze ariko sinjya mbona hari utuntu duposting umukecuru ateza makiyaje arimo yimakiya yigira gutya. Njya mbona abantu batera comment bakamuseka, ariko asazanye ubusirimu, asazanye makiyaje ze. Nawe sazana makiyaje zawe, urumva? Kwe kwanga kwiyitaho kugira ngo abantu batavuga ngo runaka ngo nawe ngo ni wita umukecuru, barakwita umukecuru kandi urakecuru. Icyo nshaka kukubwira ni uko urwanya kwitwa umukecuru. Urumva? Mu yandi magambo ndumva ntari bwizimbe mu bintu byinshi. Wowe nubona umuntu ugukunda, ibyo kuri umukecuru uzabyikuremo, kuko nubimubwira nawe azahita wibuka ko yakunze umukecuru. Rero kora iki? Yiteho, wimeze neza. Mugabo rero sasa reka tugere kuri sije yuko umugabo aje kugukunda. Umugabo azagutera imitoma, wowe kubera ko muri mind zawe uri umukecuru uzavuga utarimo arambeshya ndi umukecuru. Nakubwira uti usana bike, uzavuga utarambeshye kuko ndi umukecuru. Nakubwira ati ndashaka kukurongoruka mu mugore wanjye, uzavuga uti usubiye umukecuru azajya hehe? Oya. Nakubwira akagutereta ku matama, wowe urabizi neza ko amenyo yashizemo, ntuzumve ko arimo akubita ku itama yumva ko yashizemo. Wowe umva ko arimo akubita ku itama nk'urukundo, ariko wowe kubera ko mind zawe izabirimo ngo ndashaje, azakubita ku matama avuga utarimo arumva ko amenyo akirimo. Aho numva yibaza ko amenyo akirimo, uvuga uti yewe yabyumvise ko hahandi hatebeye nta hahari. Wenda ntago azaba hareba, urukundo ruzaba rwamuhumye amaso. Nakubita wowe wumve ko ari gukubita mu bihanga, ariko wowe cicika. Wimwereka ko akubise mu bihanga, ariko mwereka ko akubise mu menyo yuzuye mu kanwa. Numwereka ko akubise mu bihanga n'akazi kawe.
jewe nigiriye ikibazo cy'amenyo nyakuka nkiri muto, ariko umugabo wanjye arazi amenyo mfite mu kanwa arangahe, nayamweretse tutari abana, niba arangahe arayazi, umubare wayo arayazi ko yankunze se. Ariko rwose ibanga niri, irya mbere ni ugusenga, irya kabiri ni ukwiyitaho, irya gatatu ni ukwiyitaho mvuga ni ku mubiri gusa neza, irya gatatu ni ukwambara imyenda iyo ariyo yose, iyambara ikabutura yawe ujye muri siporo, ntuzo muri buhuriye muri gym hariyo, wenda urahahura n'umugabo nawe wiyambariye ikabutura cyangwa wiyambariye training, areba amaguru yawe nishaka tuba ari utunyafa, ariko Imana izamuhuma amaso abone ko ari meza. Wibere muri gym, uri muri korera gym, reka ko umukobwa hari arimo akora gym nawe mwigane, uko arimo agenda agira akaguru gutya nawe mwigane muri gym, wenda urahasangamo umugabo nzajya mbigisha ibintu by'ubwenge mu byaho ngo mwasame. Njyewe mbwira mudamu umwe w'inshuti yanjye wambwiye ngo hari umugabo urimo mubwira ko amukunda, ngo ariko abagabo baramuhemukiye, ngo ntabwo umugabo nazamuhira. Ndakwiyamye, ni umudamu umurundi kazi w'inshuti yanjye, ngo abagabo ni abagome. Si bose abagome. Ubu mwaka singa umaze mu rugo ntabwo Bertrand arahinduka, ntarahinduka. Si ukubera namubera umugore mwiza, si ukubera ko nifashe neza, ni ya Mana mpora ku mavi musengera, niyo mpamvu atarahinduka. Mujye mubona indangare z'abakobwa zirirwa zimushaka, noneho n'ejo bundi hahamagaye umukobwa babwira ibintu byabaye, arahamagara ndetse kuyifata, nyitabye araceceka we, mvuze aro ahita kupa, nongeye buhamagaye reka da yanga kuyitaba. Ubwo yashakaga iki? Yagira ngo yumve ijwi ry'uyitabye, yumvise ko ndanamufite, nese nanamwandikira message ndavuga nti ariko Janine, yitwa Janine, ariko Janine kuki uhamagaye nakwitabuga kupa nkabandi kuguhamagara ntunyitabe, ariko ubundi ni iki mushaka? Nahise ndimubwira, yahise amenya ibyo ari byo. Ariko ntago muri kumva, ubundi bahite ntanabinjiraniremo sasa, ntago ubundi muri kumva. Uyu mugabo ni uwanjye, Sheri suru wanjye rata, aracyari iruhande rwanjye. Sheri rata suru wanjye, vuga rata. Oya, yego oya bivuge neza. Nduwawe. Ako Sheri kutabivuze no n'amagambo yo kunetesha, mivuge nduwawe kama dudu. Si wumva nuwanjye. Reba uriya murundi kazi wavuye hejo bundi, sibyo? Ubwo nahise ninjira, ubwo impanuro zanyu mwazumvise, reka niyinjirire sasa. Nkuriya murundi kazi yakurikirana ibiganiro byacu, mwumvise umudiaspora wa mbere wamworeje n'amadolari 500, umugabo wanjye arayamusubiza, twari tutarabana. Haza undi akurikira pranka twari twakoze ngo narahukanye, araza parika imodoka ahantu muri centre, ahantu niba ari Giporoso niba ari Kimironko Samuel, araparika n'ishakoshi irimo amafaranga, yamwicaza mu modoka arayamwereka ati niba umugore yaragiye waretse tukibifatanira tukibanira, ati dore n'amafaranga wiyuguke muri bibazo. Yarayanze, ikiganiro twaragikoze anabiyama, none bandi barimo barahamagara bumva ko ari ngiwe, bakumva ko ari giye bagakupa. Murashaka iki? Muri kwitwaza ngo ndi umukecuru, we nta bukecuru bwanjye abona, nkoka byaramwe nk'ubu. Nubu niki kiganiro muzacyumva muzongera muhamagare. Sheri wanjye ahisa areka kongera gushyiraho nimero ye, nimero ashyiraho ni yanjye. Kuki mudategeze impamvu yanze kongera gushyira nimero ku biganiro kuko akajya ashyiraho iyanjye? Mwambabariye ntiyubakira. Ubu umubyeyi wabyaye Bertrand niwe wabyaye umuhungu mwiza wenyine. Hano hanze ni hari abasore beza, mwabashatse mwandekeye umugabo, mwokabyara mwandekeye umugabo ntitetera. Ubu nabadashaka ko nezerwa kundi gusakuza. Kamera mbabarunga banyiriza amajwi kuko ndumva ngiye gusakuza. Ngiye uyu mugabo Imana yanyihereye ikamama nariruhiye naribabariye, mukamubona udutama dutangiye kuza. Uzi ko najyaga ngenda hano ukaba wakiramo ijerikani y'amazi ukayitwara nkaba nagera mu mujyi amazi akirimo, wagira ngo ndi secret. None tangiye isani yakabuno ntiza ninda, ibere ribaye ibere, amatama baya amatama, agatoto kabaya agatoto. Ko murashaka kumutwara muramujyanaye ku mubyeyi wabyaye umuhungu atari wabyaye Bertrand wenyine, ko abasore bahari. Mwasenze Imana ikabaha abagabo banyu, mwaretse n'ukuri kw'Imana. Basi mbasabye imbabazi, ndabinginze nimundikira umugabo wanjye, mwimutesha umutwe, mureke niyubakire, mureke ninezererwe, mureke nitetere. Namwe muzateteshwa n'abandi.
ntabwo Bertrand ari uzi gutetesha wenyine rega, hari n'abandi basore bazaba batetesha. Ni ukuri kw'Imana nimundekere umugabo, ndabinginze basi mbasabye imbabazi, nimundekere umugabo mushaka abanyu n'uwo gusa se undi ndamwihoreye, shera hisa higima ndamwihoreye. Ariko we njye ntabwo nzarwana rata n'umwe nangiye kugira gutya. Hari igihe mba numva nabacapinshi nk'abacapu bakamvira ku mugabo bakamvira ku icyuma cyanjye. Sha mureke mbabwire, iyi mibabaro badamu mwababaye Imana izabaha ibingana n'imibabaro mwababajwemo. Imana yaribonye umubabaro nababaye, insubiza Bertrand wanjye umeze kuriya, uteye kuriya, usa kuriya, ufite umutima usa kuriya, ntimutazi imwe nzi. Shu rata ndakukunda kirikirije gutya gusa sha. Hako sheri rero nkunda umugabo wanjye, uzi ko n'abamutereta mu muhanda bambwira takosheri noneho mpuye n'umugore aranterese pe, akoze ibikorwa byo kuntereta. Aba abagore kuko imyenda bagiye yambaye mba nayishyizeho amaraso ya Yesu, aba yagiye hose no mu musatsi hose muzajya mumuboneho amaraso ya Yesu. Nta marini y'umugore cyangwa y'umukobwa izongera kumutereta. Nimunamutereta ntazabemerera. Nimushaka muvuge ko ari uburozi namuhaye. Ejo bundi ku nkuru yanjye kwa Gerard Imbabazi yarambwira ati ubwo sheri wampaye n'ibindi birozi bikukomeza binyiyongereramo. Ngenzi kubishaka sikwahira, nta kundi kwahira nahira. Ndamugandukira nkamupfukamira, nkamukuyakuya, nkamuhendahenda, niyo nshatse ndamuryamisha nkagira gutya isinzirire rata sheri wanjye ndagukunda. Nkamubwira ya magambo yari akeneye abandi batamubwiye, nkayashakisha. Namwe mubere gushakisha amagambo mutekereza abakobwa batarabwira abagabo banyu ngo muyashake, handi umwishe mu bwonko. Bertrand namwishe mu mutwe ku buryo naramutse anatiributse kidogo sha agakora icyaha kanca inyuma. Ni ukuri kw'Imana ndahamya neza ko atabitazamugwa amahoro, kuko yajya akavuga ati sheri wanjye twatuntu yankoreye, kwa kuntu yamfataga yazamugaruka. Rero badamu inshuti zanjye, bakobwa inshuti zanjye, mwikwemera ko babita amazina namwe ngo muyemere, mwibemerera ko babita ibyo bashaka, nimubahakanire mu byange. Urumva rata wowe nkurikiye uravuga utese ubu nabishobora kwikuraho ubukecuru. Ubu rero hari abahise bafata miruwari barareba koko ngo birebe. Nimwirebe murabona musa neza, mwirebe ahubwo munyegere mbabwire ibanga muzakoresha behind camera. Muzarika abadamu bakuze twiganire, dukore ibiganiro, mbabwire uburyo muzajya mubigenza, tubiye n'abagenzi bacu inama. Uretse ari umudamu nzabatumiriza ngira ngo yabandusha imyaka ingahe cyangwa se afite abana babakuru, afite n'abuzukuru, afite abuzukuru. Ariko ejo bundi bamutereye ivi, ni inshuti yanjye, bamutereye ivi, afite umwuzukuru. Ejo bundi azakora ubukwe. Urumva suza Marceline n'umugabo we duherutse gutahira ubukwe, sinibuka umugabo uko yitwa, namudabashuhuje batuye za Kayonza aho ngaho. Mfite abadamu nka 4 bamaze gushaka, kandi bitavuga ngo bayashatse abasaza, huya bashatse abasore bakiri bato, bitewe n'impanuro twagiye tubaha, bitewe n'inyigisho twagiye tubaha, bitewe no kuganira. N'abaherutse kutwandikira kuri WhatsApp, umusore mwe aratwandikira ati ngewe nikundiye umudamu mukuru, ariko iwacu barimo barantera amabuye, ntago wanyu bazabo bakira. Mukunde nawe akunda arakundwa. Erega reka mbabwire, nta myaka runaka itegetswe ngo umuntu ahagarikwe gukundana. Oya, bagukunda ukuze, wakundwa n'ukuze mugenzi wawe, wakundwa n'umusore, ariko natwe turacyakeneye gukunda, turacyakeneye gukundwa. Rero wicika intege ngo umudamu ukuze, gukura ni hano, ni mu bwonko. Ejo bundi aho twagiye gutanga ikiganiro kwa Gerard, sheri wanjye yaravuze ati iyaba divorce ziri kuba ari iz'abagore bashatswe n'abana bato, nabo baruta mu yandi magambo. Oya kuvuga ngo abana bato, iryo jambo sinanarikunda, mubabarire, nta mwana ushaka. Niyaba divorce zabagaho ari iz'abadamu bakuze bashatse abasore bakiri batoya, batangana mu yandi magambo, twavuga tuti nisakiriregwa abantu baba bakoze. Ariko umukobwa w'imyaka 18, 20 arashakana n'uwa 25, barashaka bangana, divorce zikaba.
ntabwo ahubwo muzarebe neza muzadusakira icyegeranyo umudamu ukuze washatse waruta bakoze divorce bashyire ku ijanisha barebe urubyiruko rwashakanye rungana n'abadamu bashatse abo baruta ni ikigero kiri hejuru ku bakora amadivorce ni ikihe bazakidushakire batubwire nidusanga abadamu bakuze bashaka abagabo bato baruta bagakora divorce tuzemera ko dutsinzwe uretse ko tutazatsindwa ngo tuve mu ngo zacu cyangwa dusama mu divorce boya kindi umusaza arashaka waruta ntibibe ikibazo umugore yashaka waruta bikaba ikibazo ndashaka kubakuramo iki kintu cyo kuvuga ngo umuco nyarwanda uvuga ko nta mugore ukuze ushaka uwaruta uwo muco nyarwanda ndashaka kuvaho ba mama tuwukureho no mu nteko ishinga amategeko bazatwigire kuri iki kibazo ntabwo umugore ushaka uwaruta ari ikibazo ngo umusaza ushaka uwaruta bibe ikibazo iki kintu rwose n'abadepite bazakitugireho bazakigeho bantu babane basanzuye aho kuvuga ngo ndanyura hariya ngo yiwe ngo bari buvuge ngo nduta umugabo wanjye abantu bari bumbone bavuge ngo iki no bafiere y'ibyo wagiyemo niba yaragukunze bwa burozi bavuga ntabwo wamuhaye sinzi ngiye niba bunabaho umuntu amuha abutanga umuntu amuku ntago mbizi kuko sinzi mbikoresha simbizi sinshaka no kubimenya nta mpamvu yo kugira ngo umusaza ashaka uwaruta bye kuba ikibazo ariko umugore nashaka uruta ikibazo no turi mu buringanire kandi dukunda kimwe imitima yacu nimwe twese dukunda kimwe rero Imana ibaho umugisha nizere ko hari icyo mukuyemo muri comment zanyu tuzabiganiraho dusharingirana ibitekerezo twumve niba koko impanuro nabahaye tuzumva kimwe nabahaye impanuro z'uko nanjye nubatse kandi rukaba rugenda neza ngira ngo n'abadamu bagenzi banjye bari mu bwigunge babe mu bwigunge nabo bakundwe kandi bakunde Imana ibaho umugisha nakagaruka nk'ibisanzwe yari Jenny wa Bertrand kuri Jenny and Bertrand show Imana ibaho umugisha bye bye